iyo utitwararitse wisanga hanze urakira twese bava buriya rero njye nishimira iyo twahuye ndabyishimiye iyo twahuye ndabikunda cyane rwose Vava ese ndero kumfata mu maso Vava ninde kambanze numva arinde baza umwumva Vava ntago umumenye ayo reka mushimire cyane gukurikirana ku Isano Media Entertainment nkubwirane warakoze wowe wakoze subscribe nawe utarakora subscribe reka mwibutse gukora subscribe ubundi tubana umunsi ku wundi nkuko bisanzwe je ndacyari hirwa da promoter Vava kuri kwayura cyane se ntago wariye umbesha nariye nukuri ubwo no munaniro imbere ya kamera rero ndakwakiriye rwose ku Isano Media Entertainment ni karibu murakoze cyane yego Vava buriya rero reka nkubwize ukuri ngiye nkunda kununganiriza iyo turi kumwe niyo turi inyuma ya kamera nkunda kubona uri kunde unganiriza umbwira utuntu twinshi unganiza umbwira sheri wawe ukuntu byifashe umbwira projet zawe nyine tu kukuganiriza nyine suri inshuti yese yego noneho nkakunda buriya nkakunda iyo dushyizemo indirimbo yanyu muri screen coconut turi kuyireba coconut ni nziza da abantu benshi barayikunda hari naho doherutse kujya dusanga bari kuyibyina yego bari baje kubahemba mu bice bya Kabeza sheri nari musize kuri studio ndamuhamagara yego numva ningwe nurebe hano hahi aza yirukanka nyine abantu batubonye barabyina ngo bava ngo cyane ngo tukwakire ngo tuje kukuzanira ipirawu kandi ipirawu sinyikunda kubera igifu ntago njya ndya umuceri nuko ubwo rero mbese wabonaga ko bayishimiye cyane rwose coconut yego kandi nanone nkunda iyo nkuhamagaye Vava ngo dukore ikiganiro isaha umaye sha urayubahiriza ariko nibyo ariko rumeze neza meze neza ndashima Imana yego uyu munsi wari akanyama sha ntago munsi nari inyama tumaze iminsi turya ibintu by'amafiriti n'abaturanyi bari banyoherereje sombe nuko ntago mperutse guteka inyama da hashize nk'icyumweru urebye shamwe no minsi waritonze nawe ubundi ujya ukunda kumbwira ngo twege ngabaje dukunda inyama hari igihe nyine sombe nayo ni nziza ibikenewe noneho rero ukabona biri bube byinshi ukabona wenda hari iyo sombe hari n'imbuto mbese nyine ukabona biraza kuba byinshi ukabyangiza ukabimena yego kandi njye sinjya nkunda kumena ibiryo njyewe buriya kumena ibiryo ni bibi yego akenshi uteka ibyo ushoboye muri make akenshi iyo mutekereje mpita nibuka cyagiye wazaga mu marushanwa yo kurya ukuntu kurira kuri kamera simbikunda cyagiye nyine cyagiye dukora amarushanwa yo kurya kandi njye n'amashu n'ubugari sinjya mbikunda mpita nibuka ukuntu wari kuvuga ngo reka ntago mbikunda bonye cyagiye sheri yatubwiye ngo tuzi iwabo tukarya umureti reka sinjya nkunda kurira ku nkuzi gusa wamugane burya ubona kamera yagufata utabiteguye wenda urimo kwirira naho ubundi kugira ngo kamera igufate uri kwirira bari ibibazo ntago bikunda dari igihe umuntu aba ari kwirira yifitiye apeti yashishika ariko miragura ubwo rero ukajya kubona ukabona kamera iramufashe ugasanga nyine nta kigenda ukabona ugiye ku mbuga barakwatatse cyane da nkamwe b'abasitari rero urabizi ko uri umusitari gake yego nkamwe b'abasitari rero buriya mama ufite no kwitwararika dore nta wamenya iyo utitwararitse wisanga hanze urakira twese Vava buriya rero njye nishimira iyo twahuye ndabyishimiye iyo twahuye ndabikunda cyane rwose Vava ese ndero kumfata mu maso Vava ninde kambanze numva arinde baza umwumva Vava ntago umumenye ndamumenye ntago uri umumenye pe ndamumenye ndamumenye ni sheri
Karasira afite urwara hamwe na rinete Ngomobere rero banza umubere ikimenyetso ngewe murebe mwumvira iyo batari rinete ni inzara ariko byo mbonye ukoze kurwara ukora no kuri rinete uravuga ati rishe umva muzi gutungura ngewe nta muntu upfa kuntungura ngewe ngo mpfe kuza ngo mbeshya gusa nakuyoberwa se niko kintu ntabwo nakuyoberwa izi nzara nzazica ubundi n'amarinete nyakuremo ngiye kuzamenya nzakumenya oya ntabwo wamenya nzakora hano numve aho urabona narahagabanyije ko umva nzakumenya urabona atari nka bya bindi nese ninde waza kuntungura mu kiganiro wundi dukundana ninde ko ahubwo nibyo uba watekereje nubwo nta wundi ahubwo nibyo utekereje ibyo watekereje ariko ubuse nyine ndi wundi waba ari buza dusanze mu kiganiro yabarinde Joyce yagutungura wa Juno sinumva se afite imisatsi y'iminuzi ariko ntanaba none ubu misari rinete ukora no kurwara avuga ati cyangwa wumisha agahumuro kayo ko parufe yawe se sinyizi mugani mwabuze uwo mujijisha sha parufe ndayizi parufe yiwe pfa kuba wayiteye gusa yego umeze ute se ni sawa kabisa none se ntabwo ikoze neza rwose nakubwiye ati nuza rwose uje kumureba njyewe nakubwiye ati umuntu mwavuganye uzi ko aho ugiye guhigana akagusanga ubundi ubwo buntu mwabyishe bava namubwiye uzi ko ari buze ubundi uzi ko ari buze wamenya ko ari ndugukoze wowe njyewe namubwiye ngo vava ngiye kumuhostinga urumva ariko nuza umbabarire ukure muri rinete ntabyibagiwe kubera ngiye kugera imbere y'aya matara kenshi na kenshi nkunda kwita nshyiramo rinete ko nagomba nshaka amatara ariko abafana ngo bashaka uzambura uye bajye bari cyangwa ukambara utubona nk'utu twapava oya utu rero ni utw'amaso ntabwo ndi umusirimu ngewe uzi n'iz'abapatoroma yego n'iz'abapatorize ngizi nanjye nagomba nshaka aya matara anyica niyo mpamvu cyangwa wigize umupato none se uko ukunze ujya ubona nzambara kenshi sinzambara ku zuba cyangwa se ku matara nk'aya ngaya n'iz'abapatoro nyirabutarure w'umusanze umuhungu yaramubaje ngo njyewe ngo ntuzongere kumbyara ngo umukecuru mwawe rwambaye fime ngo ukirirwa wifunze ngo wigize nk'umusirimu ngo njyewe ngo ntuzongere kumbyara nawe nyirabutarure ngo none ngo ndaje ndatwikisha iki rero nawe aba yasambaye ngo nyirabutarure ndamukunda cyane nyirabutarure ahubwo azabona amugezeho mu Musanze mugani we ngo ni mu Musanze uriya mukecuru wo mu Musanze ndamwemera cyane ngo ngiye nikundira burusu morodi yego ngo ariko se mana kuko mba nibyo perezida ngo ibyo atanze byose bingeragaho mu muhonongero nyumiyo ngo baturanye nawe mwisibo rimwe ngo babagaho bate koko mana ngo najaga njyewe no gutira nibase yego cyangwa ndamwemera cyane uzi ko abakecuru bitinyuka kuri ari bakeya cyane mama se wamubwira yamenye iyo biva niyo bijya ntabyo yamenya ntabyo yamenya mama bashaka kuzindukira atera imigozi asoroma izo kawa ahinga byo gukina filime ntabyo asa kubagara harya bita kubagara ngo kubagara gusa ntabwo tukemera ko ajya guhinga guhinga biravuna rega oya biravuna agomba guhinga biravuna iyo ubonye ibyo bihumbi 10 ukabihereza uwo mubyeyi wawe ntabwo bacyunamye muri wa mugenda bura hari ukuntu uyu nguyu warabizi n'uburi iwacu rega hari ukuntu ujya guhinga mu migenda mbese ugahinga mu migenda ukajya urengeza ukagasura yego rero ubu kugasura ntabyo ntagakise kugazura ibyagaze nyine umugenda hari ukuntu umugenda waramezemo ibikangaga bikaba ngombwa rero ko ubutendura neza byo bikangaga ukabizamura ukabitaba wamara kubitaba nyine ugatabira neza ugasubira inyuma ukajya utema hakurya uzana hakuno nyine kurya amazi ari buzamanuke neza nta byatsi birimo nibyo bita kugazura umugenda
Okay, use yabimenya ibyo ise yapfa kubimenya. Nabimenye. Ibyo ntabwo. Njye numvaga ari ukugazura. Ntituzajya tujya iwacu tuzajya tujyana guhingura benshi. Nta kibazo sheri. Dore ngo ari bebesi. Umukuhingira kwa sebukwe ngo bari inganzwa. Ni cya. Uzi kwirwana na nyoko bukwe mu murima muri guhinga ubusa yibajyaga kubita umusozi. Ni wamuseka. Kandi gusetse nyoko bukwe kumbirwa utambama. Oya se. Ni atari. Mukamuri guhinga mwashishikaye. Umva mafana bacu tuba twabatayemo. No baraseka batemba kare. Ntukansetse kabisa jya umbabarira yahita aseka ndamuzi. Nahita mwumva umuntu uko ubimbwiye mbere nawe ufunga. Ni ukuri kw'Imana kandi twebwe ari iwacu no gusangira nawe ntibiba byemewe. Hoya ni baba mwana ntabwo basangira. Kubera iki? Abakecuru bajya mu nzu, abasaza bakaguma hanze. Ahubwo umukwe ntabwo ajya kwa sebukwe ngo arire imbere ya sebukwe na nyirabukwe. Oya. Ntabwo nyamasheke biba. Kirazira. Iyo urebye ndabitese. Nta mukwe usangira na nyirabukwe ku meza amwe. Wafaza ari sobukwe. Ariko nyoko bukwe wa aragenda akajya mu mbere. Ubwo rero naburi iyo wasabye iyo mwasabwe bafata abakecuru biwabo umusore nabe wo mukobwa bakajya kurira mu nzu. Banyina wo mukobwa na banyirasenge noneho ba sebukwe akaba ari bo baguma hanze. Nuko none ro muragiye murahinze mwiriwe muri guhingana mwadembetse ikiganiro ubundi umusuza umucike. Yego. Yesu. Nakiruka ngewe. Ubwo rero nago biba ari byiza nukuri njye mwihangana rwose umukobwa agiye wabafashe nugira ukubona utwo duce rutumuhe ariko ntago ari byiza kwirirwa ujyana na nyoko bukwe mu murima ngo mwirirwane mubiri cyuya mwakutuye muri guhinga muri mu biki ntago ari byiza. Abo kubaha mu bubahe. Niko bimeze. Ni hatari umva turabasekeje. Hanyuma Dr. M. Yes. Umeze ute? Meze fresh. Ko watinze kugira hangase byagenze bite? Hari ambutiyaje sobona amasaha ageze. Amasaha ni menshi. Ambutiyaje yari danje mu muhanda kabisa. Suje na moto se? Moto igira ambutiyaje. Sosera. Yes. Nazo zifatwa na ambutiyaje. Ntabeshye. Yego. Moto zigenda zisosera. Ndetse nimba wazanye imodoka. Ariko imodoka nazanye ni moto nziyeho ariko naziyo muri ambutiyaje hari aho zigera. Imana niba wayizanye urama ifute ubanze ungeze Iremera. Zikagenda. Wapi ni moto naziyeho. Sana twumva ko nta ntuzo afite. Kontake. Nayo. None se iyo ufite ntuza se utwara ubundi? Iki? Iyo ufite hajye mwambwe ni? Professor. Oya. Ntabwo twara ari ukuri kumwe n'umuntu kwigisha. Ako mwikagize ujya utwara. Mu rugo ntari bito muri quartier ntacyo bitwaye. Yego uri muri ariko. Hanyuma ubu uri muri imodoka? Ejo bundi nzakora ahubwo mu kwa gatandatu. Imana izakujya imbere. Bizami cya permis se? Cya permis. Wose bizami byose kubitsinda. Ubundi ni cya permis uzagitsinda. Kubera Imana tu. Bizami byose urabitsinda. Kubera Papa Mesiya bizakunda kabisa. Mara vava nje numva yaraguye hashashe. Reka. Kora n'umugabo utwara imodoka. Yes. Ntabwo utwara imodoka ni ibintu birenze. Abantu bazifite hano ku isi. Imodoka zimaze kuba nk'umusenyi. Zimaze kuba nk'umusenyi wo ku nyanja. Ngo muri Amerika imodoka ngo ni amaguru ngo bayita amaguru. Ngo muri Amerika imodoka nta kibivuze rwose. No mu Buhinde niyo mpamvu ubona bakunda kuba bagendera kuri twa tumuto twabo dutoya. Imodoka baziciye amazi kubera ambutiyaje zabaye nyinshi zituma na saa 4 na saa 5 na saa 6 z'amanywa habaye ambutiyaje. Nkuko natwe mu gitondo saa 12 saa 1 saa 2 saa 3 habarimo ambutiyaje na saa 11 n'ebyiri saa 1 kubera abakozi bari kujya ku kazi abandi bari gutaha. Hari aho ngo babyutse
kwa kungu ni masaa moya n'indi minota hano no saa 12 n'indi minota mu Rwanda muri ahandi aya masaha ari mu gitondo abandi ni mu gitondo yego kandi Vava agiye mbona azajya muri Amerika oya azajyayo simbizi ni kure kuzajyanayo da ntabwo wansika tuzagenda tujyanyeyo ese wagenda wenyine nduzatanga itike papa Mesiya hano hari itike rigoye pe ni ukuri hari itike rigoye nabirenze Dr. M urikubona shiri wameze ate se nde urikubona shiri wameze ate arakeye se ubibona nawe mana we agashiriti siko kaba katari kugaragara neza agashiriti kamugaragarize sha kagaragarize barakabonye uzamugure n'akandi uzagura kandi akaba barakamenyereye yese njya nkunda amashenete menshi oya akangaka nyine twagashyira ku ruhande ukambara kandi ukajya dusimburanye tuzi ukuntu duhenda udushenete wowe ndabizi turahenda ndabizi tuzakubeta ikiraka cya danje tutabikorera rimwe byose ariko disi sheri wawe Vava aragukunda nese bari kugira ngo anyanga kundende si ibyo abandi bakobwa bahari yakuranya virara si ibyo kandi Vava abandi bakobwa bahari nyine barahari ariko se niba ari nge twamenyanye mbere magara mwamenyanye mbere kamubaza Dr. M hari undi mukandida Vava nako Dr. M Vava ni umukobwa mwamenyanye bwa mbere arahari tu oya vugisha ukuri oya nibyo tu ko niko kuri vugisha ukuri ko niko kuri arahari ariko ibyo byararangiye twagiye tubisobanura kenshi kwa Gerard n'ahandi narenze ne mukobwa mwamenyanye bwa mbere byarangiye gute se uko byarangiye se ubizi se kugira ngo mbisubiremo hano se ntabyo nzi urabizi ugenda ureba ikiganiro cyo kwa Gerard urahita ubyibona no kwa Bakti nibyo pe nta mugabo usubira mu ijambo hanyuma se uwo mwakundanaga ugize amahirwe ibyo ndabimenya uwo mwakundanaga atandukaniye na Vava ni byinshi batandukaniyeho mbwira nkunda kubisubiramo kenshi sheri wanjye atandukanye n'abantu benshi yambara yikwishe ni mwiza no mwimbere mu mutima yego ni heza yego nkunda kubisobanura mvuga nti yego ubundi twese turi ibibumbano mwese twese ku isi hose Imana yaratubumbye nyine mu butaka yego tubigereranye n'igikombe cy'itasi yego hari itasi nziza ijyamo amata hakaba hari n'itasi ushobora gushyiramo wenda amakorogati n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo n'uburoso izo tasi rero ziratandukanye urumva naho rero sheri wanjye we niyo tasi irimo amata mo imbere ni itasi imwe amata imbere irimo amata mo imbere nuko bimeze ariko icyo gisubizo ntabwo kimaye neza aho batandukaniye kandi bibibusobanura we ni itasi itandukanye n'iyo tasi yindi bashyiramo amakorogati we ni itasi irimo amata wenda we nicyo gisubizo bashatse kuma ariko mbe ngo ntabwo kinyuze reka genda bitewe n'ibisubizo nashakaga icyo gisubizo ntabwo kinyuze wenda kanze nongereho wenda nsobanura umugani nari nciye iyo tasi ijyamo amata ni umuntu nyine uba muri we afitemo amahoro afitemo ubwiza afitemo byose ari umunyamahoro muri rusange kumuna kuje amahoro kumuna kuje amahoro imibungwe yo kore bimeze nabi rangiri hano hari ibiti by'abakiriya bumaze kwira imibu y'abantu yatanze yego Guki ariko buri gihe ko mukunda kongorana utuntu bite reka nje nzageraho nje mpaguruka nigendere
kuko sinzi tunwa muri kubwirana dutuma nanjye nyine sheri mubwira amatsiko atamwica nukuri niba atari banga wambwiye reka kwibwirire ko niwe ubibwiye yego sheri wamubwiye ariko mwibwirire n'icyo hari igihe wabikubwiye ngo abakecuru b'iwanyu ngo ugenda bite umva natari bimubwiye amatsiko amwica ngo bize cya kecuru amatsiko akwice sheri yanze kukubwira soko mwambwiye aza kugira ngo ningewe oya ninde si ubwo ngubwo ninde nabibwiye sheri wabizanye nabyibagiwe aya ntago ari we sheri rata niwe ukibyibuka nanjye ntabwo mbyibuka ibya nyuma sinumvishe ukuntu bivuze ni ukuri nongera nkubwire yongera umbwire ntarebe ngoki abakecuru b'iwabo ngiyo bagiye guhumeka nyine bagenza gute ngo bamanyura umusozi umwe ubwo mbivuze gutyo maze kubigira ndakazi n'uburyo binjiye ariko baba koko mana yanjye baba wagiye utubabarira ko bamanyura ibuno rimwe Yatari. Saka nawe urabikoze. Wabona atabikoze. Shenabyo ngose. Reka Ese witekereje ute? Ndabyibutse ni kugira numva ino ntebe iri gutaka. Numva iri gutaka. None ndibuka nyine ko n'abakecuru biri iwacu mu cyaro. Mama muri kuganira wajya kubona ukabona ari hereye amanyi ibuno rimwe kumva ngo Mana ya mwishe ariko bavarasetsa mana yanjye ubwo bavarasetsa ku rwego rwo hejuru nakasa mutwe urakasa mutwe byo nkuko hari igihe shiri mahamagara yambwiye ngo agiye kuza kundeba ubundi agatinda noneho kuri fina ndambwa ntumve ntuhansanganya urasanga nigendeye akaza yirukanga nyine akagira ngo nagiye kuko kira twajyaga tujya kubagara mu gahinga noneho umugore witwa Tabita wari uri mu ruvi rwacu agambangara mama ngo naza mubwire mama niwe wari uzi gucoga nyine sheri nimvuga gucoga naramenye ibyo ari byo ni biki nyine ufata agasuka k'inyamuro kagenda ucoga nyine usa nkaho ugira ukomeretse ibyatsi mbese usa nkaho bizamura kugira ngo abari inyuma bari kubagara bajye bagenda biborohera n'agacoga amara gucoga kansiga mu murima kagenda kaguma yadimbitse n'uwo mugore ikiganiro nanjye nkajya nkariya nti mayi we nditahiye nsanga hano none abikoranye shire nabyo yatinze namubwira nishe nurahansanga uri kumubeshya kugira ngo abanguke ubundi nyine agaseka akagira ngo kuko biriseriye akambaza ati ugiye hehe noneho muri iri joro ubugiye none rero sheri ndi kumubwira ibyo abo bakecuru biwacu agaseka katembagara ngo bagire ute sheri ntabwo urababona na rimwe ntabwo utabona ngo bamanyura bajya se manyura gute mu mutsima bari kumanyura ni ibiki nyine ntabyo uzi nyine ntabyo nzi kabisa ngiye kubeshya naba nkubeshye mbwiye ko mbizi kabisa yesu we umva abafana bacu baba basetse ubu bazaseka bakoye nta n'ubu babumiwe nanjye ariko mba numiwe turabasekeje tubazaniye story yego ubundi iyo twajyaga tuyikora kwa Kanyombya yes kwa Manibu birakiza ndamuzi ndamubona ndanamukunda cyane tuba turi no mu kiganiro ajya kumva ngo oya Kanyombya ni umwana mwiza cyane muzi igicura musaza uriya uzi filime yansekerezagamo uriya kamase twarebye nijoro oya na kariya ariko wa Manibu
wandi kuvuga Gemperi Kanyombya kiza nyine bagitangira njye kugenda nkunda Kanyombya mbere habanje nyine bakinye filime ya mbere yitwaga yavuga ku bintu by'igituntu ngo niba ari ngo ntawumenye aho bwirageze harimo n'abasamusuri ngo n'abandi niyo filime ya mbere yabayeho nziza comedy filime ya comedy ariko filime nziza nyine tu ira filime rwose ni sawa cyane n'ubu ngubu bayinyiniye nka kuriya bakayigarura nka kuriya nayireba pe cyane harimo uwitwaga ntuza we ngo ashobora kuba yarapfuye wari mukuru wa Kanyombya muri iyo filime niba ari ngo Kanuma Kanuma bize kuba afite amasogisi yacitse baramubwira ati ngo kuko wambaye amasogisi yacitse kwego komana yanjye n'ubwa mbere wabona amasogisi yitwa sandari nyiri umupeti narabikundaga byatari ebana bitabaho noneho Kanyombya we azari wa muntu ebana wadanje kabisa umva ira filime ebana uzagende muyirebere nibikina hose nzi nibikibaho twayiberaga ku masede nyine niyo ngiyo harimo n'abamukarujanga ngo yewe mukarujanga nzagukunda kandi buri munsi kuri ibiro direba kandi kubera agataye kawe keza ngo yewe mukarujanga njye ntago ndi Mukarujanga iyo Samusure yaririmbye Mukarujanga muri iyo filime niyo ndi koko bwiza Samusure yego byari hit yego dusoza ikiganiro kino ahubwo sheri nijoro nagiye kubona mbona ndosi mbona umutiba uje hejuru yanjye umutiba uzi ko umutiba uba uri gutururaho inzuki nyinshi mbona ntaziriho noneho ngo mbona n'umutiba ngo umeze neza noneho ngo numva ijwi rambwiye ngo ninkoremo ubundi ngo nkoramo nkajya numva harimo ubuki bwinshi kandi bw'umushongi niko genda bisugo bisobanura ibiki abizi se cyego ku mwami wanjye wamenya ari ibikize ngo mbona umutiba ngo uje imbere yanjye ngo umuntu uhanutse mu kirere ngo mbona uje imbere yanjye ukabona ari umudiyasipora ugiye gutama akantu noneho ngo arambwira numva ijwi ngo rirambwiye ngo koramo noneho nikanga ko kera twajyaga twegera imitiba twajya gukozaho intoki nyine mbese nta muntu ukoze intoki mu mutiba ubundi kirazira nta nubwo bibaho bahakura nimugoroba bacanye kandi noneho ntago umuntu wese ubonetse wese ahakura hagira abasaza babizi sabavumvu rero umutiba ndawubona noneho numva ijwi rirambwira ngo koramo noneho nikanga nkiri iwacu ko ziba ziri kuturura kuri twa twenge noneho ngo ndebye mbona ntaziriho ubwo ngo mpita nshoramo ukuboko kw'iburyo nkajya numva harimo ubuki bwinshi bw'umushongi urabona bya bindi baterura bimwe bateruka bikebesha icyuma numva ngo birimo ari byinshi mpita nkanguka oya kagiye gufatwa karafashwe noneho umva ko sheri wanjye aho baravuga ngo urupagaso ngo rwarabuze rurabonetse noneho si wabirose nyine si urupagaso rutagiye kuboneka nyine sinzi icyo bisobanura ariko wenda ni bisobanura ibyiza bigiye kuza ukize ubwo narose ngo mbona urufi runini pengo runini mbona ngo rumwisimirizo yarwo mu maso ngo mbona sheri ngo ari hirya ku ruhande nawe ngo mbona ngo rumugezeho njyanye amaboko ngiye kurusumira mbona ngo rukundusha imbaraga ngo kabukiye baramamagara umugabo wamugore ngo vava ngo Imana imbwiye ko hari ifi kurobeye ngo hari ifi Imana ikurobeye nubwo bukira ari buzane da oya ni buzane yego rwose bwegeze hino oya niko bimeze kabisa yego ambo mwakoze rero kwitabira ubutumire bwanjye dusoza ikiganiro yego dushimira abantu badukurikiye tunashimira abantu badahwema kudutera inkunga abantu badahwema gutera inkunga umukunzi wa Vava ndetse na Vava ubwe iyi couple babwira ati iyi couple niyo nziza ikunzwe cyane niyo couple ihari kano kanya iri clear niyo couple ihari ivugisha ukuri niyo couple kabisa ureba n'inyuma ya kamera ukabona ko bakundana true love iyo bavuze ngo true love ni urunguru bavuga baza true love true love mbifurije kuzaniza 70 igiye bari kumwe
70 kandi sheri ngo azamara 200 we 200 ajya nkubitaho ikinyoma bazamara imyaka 200 n'amajisho ariko basogokuru bose ndapfuye amaze 200 wowe uwanza apfa amaze nk'iryibirida kagenda ari we ntuzarya bamwita Mpyisi ijana 20 harya twe tuzaharenza ugomba kwizera ko mwami wanjye any God we trust yego none uzapejo nzi imisi maze ariko nuzisigaje amina vava tutarasoza reka nongere mvuge ni abashaka kudukurikirana wadukurikirana kuri Vava TV show kudukurikirana kuri Dr M official TV ndetse kubashaka gukora indirimbo n'abashaka gukora amacano ndetse n'ibindi baduhamagara kuri 079 18 497 18 yego then we say ciao ciao murakoze cyane wamfura we murakoze cyane wamfura mwamfura mwe murakoze Imana ibaho umugisha n'abadukurikiye mwese mwamfura Imana ibaho umugisha mwinshi